Kuri uyu munota, kuri uyu munsi umpagaze ndi kubaka amakusanyirizo y'ibirayi, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkaboneraho no gufata umwanya wo guhamagara abantu nabanye nabo, bariya abajenerali baba hakurya bo twabanye bakomeza gutekereza ibitekerezo byo kuvuga ngo bazana ibitero bitera u Rwanda. Ndamanza guhamagara Generali Iyamuremye Gaston, yahoze atuye mu cyitwa Nyakinama, twaryaga bimwe turya tubyibye, n'ubu nibyo agikora. Nkongera guhamagara Generali Busogo, nawe yarakomoka mu cyitwa Nyakinama, nawe ubari hamwe nawe. Nkongera guhamagara Omega yitwa Ntawunguka Pacifique, nawe bose twarabanaga kandi baranzi ku izina rya Cobra. Nibatahe kenshi na kenshi, nkuko nabibabwiye, ndi muri Sudan bashatse kumpamagara bambaza niba ntari mu bitero bya M23 byaberaga Igoma. Bampamagara ndi muri Sudan, mbabwira ko ntari mu Rwanda, ahubwo ko nagiye mu butumwa bw'igihugu, kandi ko nibyo batekereza ko hari ingabo za RDF ziri muri Kongo ko ntazo, ko nta nizaboneka, cyane ko muri Sudan hari ingabo nyinshi. Maze kubabwira uwampamagaye yari kapiteni, ndabaza si ninde ubundi wakubwiye ngo mpamagare. Arambwira ngo ni Ntawunguka uwo Pacifique, ubu ni generali nawe afite division. Amaze kubimbwira nawe yasi yarafitiye ntego ngo yumvaga ko ndi muri abo bantu bari kurwana muri M23 ngo nkabandi mu ngabo za RDF. Ndabwira ni ingabo za RDF dizabona umwanya wo kuja muri Kongo, cyane ko abenshi bari mu butumwa muri Sudan. Banga kubyemera. Ndababwira nti mwitonde gatoya, bahamagaze nimero za Sudan. Ndabahamagara. Ndamubwira nti ngo mubwire ko ni muri Sudan twebwe ingabo z'u Rwanda ziri mu mahoro, zagiye gufatanya n'izindi ngabo z'amahanga kurinda abanyasudani. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Bimenyimana Bonaventure, nahoze ndi umusirikari mu ngabo za Habyarimana zatsinzwe muri Exfar, nkaba narahungutse mfite ipeti rya major. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo ntange ubutumwa mu byo nabayemo, cyane ko mu ntambara nabayemo banyitaga Cobra. Ndagira ngo ntange ubutumwa kubijya mu ntambara nabayemo, cyane ubutumwa ndahereza urubyiruko, ndetse n'ubutumwa ndaza guhereza abo twabanye nabo mu mashamba bakiriyo, cyane ko kuri uyu munota turi kuvuga bashoboye kuba bari kumva Radio Rwanda kuko basanzwe bayumva. Nkaza no kugera ku iterambere maze kugeraho aho ntawukiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dumaze guhunga ingabo zari za Habyarimana zimaze gutsindwa burundu 1997, twaje tugaruka mu Rwanda ducengeye, nkuko nakomeje kubivuga kugira ngo abantu bose banyumve, cyane basigaye mu mashamba twabanye banakumve, kubera ko arabagishaka gutera ibibazo bazahura n'ibintu bibi cyane buriya ibyo nyakubahwa Perezida twatezaga muri iki gihugu cy'u Rwanda, cyane ko abenshi bari hano banzi arabo twahungukanye tukaja mu ngando, ndetse nk'abantu no muri umurenge kubw'umwihariko imirimo mibi twakoraga muri imisozi ituye u Rwanda, tugahungabanya umutekano w'u Rwanda, ntacyo byatugejejeho. Ariko mu byo twakoraga byose ni politike mbi twakomeje kugenderaho y'abanyande nini, bakomeje kudushoramo batujyana hirya no hino mu mashamba. 1997 rero tugarutse, ibyo twakoze byaratunaniye, ingabo za RDF ziratwirukankana dusubira mu mashamba. 1999 niho twavuye muri iki gihugu dusura mu mashamba ya Kongo. Mu buzima bwa Kongo twabaye mu buzima bubi, ni ukuvuga ngo twasanze abanyekongo nabo ubwabo ari igihugu gituwe kandi gifitemo abasirikari, harimo imitwe itandukanye, baturasa mu gitondo na nimugoroba, abamayimaye baturasa, abana bacu batiga, turi imiti yo kwivuza, kugeza na n'uyu munsi abariyo nibyo babamo, dutunzwe n'ibiryo, kwiba iby'abakongo, aho tutabonye ibyo kurya tugatwika amazu yabo, abanasize inyuma ni nakubu bameze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri 2009 kugira ngo mfate icyemezo cyo gutaha, naje guhura n'umugabo witwa Rugema ndetse na Colonel Ndenge Nkabaritazari,
duhurira mu nama twagiyemo Isangane nabajije ikibazo kimwe uwo Rugema mvuga yabaye muri RDF ndenge nka Baritazari yari colonel yabaye muri RDF ubwo bari baje kutugira inama ngo dutangire dutegure ndenge nka yagiye mu ishyamba ry'Iburayi niho acyakiriza mu nama abagabo bari baje kutubwira ngo dutegure uko twakongera gucengera hano muri iki gihugu. Ikibazo ni kimwe n'ababaje nti nkawe wari koporo uwo yari Rugema mwateye u Rwanda murarufata ugarutse mu mashamba urashaje urukubona uzagera mu myaka ingahe kugira ngo twongere turusubirane ico kimberamo kiranshobera nawe kiramunanira ndenge nga Baritazari ndamubwira nti kuri umusaza twahura Igisangane uje ndege ngwino dusubirane mu mashamba noneho utwigisha uko tuzongera gucengera kandi gucengera byaratunaniye. Baritazari nawe kimuheramo kiramunanira. Nyakubahwa President wa Repubulika ibyo byose maze kubyumva n'ubutumwa nahabwaga na Radio Rwanda ndetse na contact na par telefone twavuganaga n'abanyarwanda bari hano mu gihugu byamfashe gutekereza ndeba kure 2009 mfata umwanzuro wo gutaha. Ngeze muri iki gihugu nakiriwe neza mfata amahugurwa mu ngando ya Mutobo ndarangiza mu kurangiza kwanjye nta mwaka numwe wagiyemo tagiye muri Sudani mu butumwa. Mvuye muri Sudani mu butumwa ndaza ntangira kwiteza imbere nja mu mishinga ya Reserve Force impakazi ubu ndi site manager nkora igishanga cyane hano cya Mugogo abaturage bari guhinga Nyakubahwa President wa Repubulika. Murakoze cyane kabisa. Ndagenda nubaka imihanda ubu nubatse umuhanda wa ndabanyura Kanyereza ubu imodoka ziragenda Nyakubahwa President wa Repubulika. Ubu nubatse umudugudu wa Mutuzo harimo abaturage baratuye Nyakubahwa President wa Repubulika. Ndagenda ubu nubatse isidi y'abana b'incuke iri muri Musanze ubu abanyeshuri bari kwiga. Ubu kuri uyu munota kuri uyu munsi umpagaze ndi kubaka amakusanyirizo y'ibirayi Nyakubahwa President wa Repubulika nkaboneraho no gufata umwanya wo guhamagara abantu nabanye nabo bari abajenerali baba hakurya bo twabanye bakomeza gutekereza ibitekerezo byo kuvuga ngo bazana ibitero bitera u Rwanda. Ndamanza guhamagara generali Iyamuremye Gaston yahoze atuye mu citwa Nyakinama twaryaga bimwe turya tubyibye n'ubu nibyo agikora. Ngongera guhamagara generali Busogo nawe yarakomoka mu citwa Nyakinama nawe ubari hamwe nawe. Ngongera guhamagara Omega yitwa Ntawunguka Pacifique nawe bose twarabanaga kandi baranzi ku izina rya Cobra nibatahe kenshi na kenshi nkuko nabibabwiye ndi muri Sudani bashatse kumpamagara bambaza niba ntari mu bitero bya M23 byaberaga Igoma. Bampamagara ndi muri Sudani mbabwira ko ntari mu Rwanda aho kuko nagiye mu butumwa bw'igihugu kandi ko nibyo batekereza ko hari ingabo za RDF ziri muri Kongo ko nta nizaboneka cyane ko muri Sudani hari ingabo nyinshi. Maze kubabwira uwampamagaye yari kapiteni ndabaza si ninde ubundi wakubwiye ngo mpamagare arambwira ngo ni Ntawunguka uwo Pacifique ubu ni general nawe afite division. Amaze kubimbwira nawe yasi yarafitiye ntego ngo yumvaga ko ndi muri abo bantu bari kurwana muri M23 ngo nkabandi mu ngabo za RDF. Ndabwira ni ingabo za RDF dizabona umwanya wo kuja muri Kongo cyane ko abenshi bari mu butumwa muri Sudani. Banga kubyemera. Ndababwira nti mwitonde gatoya bahamagaze nimero za Sudani. Ndabahamagara. Ndamubwira nti ngo mubwire ko ndi muri Sudani twebwe ingabo z'u Rwanda ziri mu mahoro zagiye gushakirwa zagiye gufatanya n'izindi ngabo z'amahanga kurinda abanyasudani rinde kuja mu mashuka. Murakoze Nyakubahwa President. Murakoze cyane. Ubwo buzima bavugaga buruta ubwishyamba batazavamo bariya baririmo. Murakoze kumpa ijambo. Gira vuba kandi. Nitwa Musanabera Sophia nkaba ntuye mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba intara y'Amajyaruguru. Ikibazo cyawe? Ikibazo cyanjye nihuse ngewe ndi umupfakazi umugabo wanjye yari umusirikari aza kugira ikibazo cy'ubumuga yarakuye ku rugamba gikomeye cyane avurwa na Minadefu bamutangiraga amafaranga aza kwanga apfa nsigiye abana 3 amaze kunsigira abana 3 ubwo abana ndabaruhana ndaguma ndabagendana nta nzu yaransigiye
kenshi nabonaga n'ubuyobozi butanyitayeho, ariko mu by'ukuri icyo nshima cya mbere nshima umutekano, kuko ubwo nahoraga ngendana n'abana mu nzira ntawigiza mputaza kuko umutekano wari wose. Ikibazo ni hagati aho rero ikibazo uko cyagenze, naje kwishakamo ubushobozi, Imana ingirira neza, nza kubona inzu nyubatse, nta buyobozi bumfashije ndubaka, ngira amahirwe ndayibona. Maze kuyibona haza kuvukamo ikibazo, nubwo harimo n'igisubizo cy'uriya muhanda wa Nyagatare base Nyagatare uri gukorwa n'Abashinwa. Ubwo umuhanda mbese unsenyera inzu, ubwo RDT iza kumbarira, ije kumbarira, turumvikana, bambarira amafaranga, bagombaga kongera 5% babaze miliyoni 4 n'ibihumbi 750 n'utundi duceri two sintwibuka. Ubwo bagombaga kongera 5% nkuko bari babitubwiye mu nama mbese batugiriraga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ayo mafaranga narayategereje cyane ko nabaga ndi kubungana n'abana uko bwije nuko bukeye. Icyakora bigezeho umurenge wa Byumbura urankodeshereza kuko nta mibereho nari mfite. Ubwo igihe kiza kugera, ubwo ngiye kubona 5% ntago bigize bayongeraho, ubwo ngewe aya mbere yo warayabonye. Ntayo nabonye, ahubwo nagiye kubona mbona kuri konti yanjye hikubisaho amafaranga ntazahaturutse makeya cyane. Ubwo ngira ngo bagiye kuyama mu byiciro bibiri, numva nta kibazo ngize. Noneho ubwo ayo mafaranga nahise nyakura kuri konti, aragaragara ndabifite. Ubwo nkora ubushoboka byose nshakaho kubaka, mvuga ntaho bizagereza n'ubundi nzajya kuza. Ntabwo baguhaye amafaranga yo yose rero? Ntayo bampaye, ahubwo ikibazo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika naje kujya gushaka ayo mafaranga kubera ko inzu ntiyari yuzuye. Noneho ngiye gushaka amafaranga, ngezeyo nsanga icyantunguye nuko nasanze barantereye igikumwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ubwo birumvikana ko yatwawe n'abandi. Ubwo birumvikana ko yatwawe n'undi muntu. Bamaze kunterera igikumwe, barabigukurikiranira. Ubwo abashinzwe ibyo ndetse n'abapolisi bazakurikirane barebe wagutereye igikumwe wari we, ubone watwaye n'amafaranga babimubaza, ariko amafaranga yawe agomba kuboneka. Ikibazo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abapolisi baragikurikiranye kuko polisi ya Gicumbi yarabikurikiranye. Ndakubwira ko ikibazo cyawe kigiye gukemuka, barabigukurikiranira baguha amafaranga. Icyo ni kimwe nicyo cyangombwa kikureba, hanyuma kireba izindi nzego bamenye ayo mafaranga yandi aho yagiye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Yes, Minister, mwiriwe? Mwiriwe neza. Ni super manager muvugana. Nituma twishimye. Yego super. Sasa. Nagira ngo nsabe. Yego. Aba bahanzi ko ari wowe ubashinzwe. Yego. Washatse uburyo mushyiraho semina mugatangiza amahugurwa, ikintu cy'ishuri cya education ko bakibura. Barabaza ibibazo cyangwa se hari ukuntu ubona batangiye kuduhagararira neza. Yego, batangiye kwambuka umupaka, ni byiza, ari music, ari na filmu zacu cyangwa se ari nibindi, ariko ishuri riracyabura abahanzi benshi cyangwa se abantu bakora bari muri izi media zacu. Ishuri riracyari hasi, Minister. Ibyo turimo turabitekerezaho. Biri mu nzira. Nuko ndi mu kanama ndaza kuza kuvugisha. Uramvugisha sawa, ariko mubirebeho turacyafite. Turimo turabitekereza rwose, biri mu nzira. Sawa, turacyafite ikibazo rwose cye bujiji mu bantu bakora media. Sawa. Siduka yakoze amabara. Nabonye none yahamagaye ngo Minister. Yamuhamagaye ngo ku murongo wa telefone. Ndavuga nti numvishijwe numva siwe. Abahungu bamwibikira. Nahise mvuganisha. Umva ko bavuga none ngumva ko dutinyuka. Buriyo zikosa rya mbere ryari baho hano Patrick. Mbikubwira ari nk'ibanga se cyangwa bivuge ku mugaragaro. Oya, bivuge ku mugaragaro n'abandi bumvireho. Mbivugire ku mugaragaro. N'abandi bumvireho. Buri ikosa rya mbere ku isi yose, si mu Rwanda gusa. Ariko noneho hano ho bikaba biba karusho cyane kuko uranabihanirwa. Iyo utangiye kubahuka abayobozi, uri kumva? Yego.
ugatangira kubakinisha ibintu bya za puranka n'ibintu byo kubakaraga ibaze nk'umuntu witabye atari minisitiri utangiye kubakaraga nk'utumari ni ukwitira inzego umubwira ibintu by'ububono nka biriya rwose mu bintu umuvandimwe supermanager yakoze nta nubwo na biriya wahamagara minisitiri ubimubwira yemwe n'umuyobozi w'umudugudu niwe wahamagara umubwira biriya no kubimana nibyo nyine nkubwira patiri biriya na chef de classe w'ishuri ntabwo ushobora kumuhamagara umubwira ibintu nka biriya niyo mpamvu nkubwira nti nawe hari ibintu akeneye by'amahugurwa yagiye ku ishuri we yagiye ku ishuri supermanager yarize kwanya ngo yarize umwuga formation y'amezi 3 ivo yiga ibintu byo kudoda azi n'indimi nyinshi avuga icyongereza avuga igiswahili avuga ikiganda avuga igifaransa avuga iki izo ndimi umushumba wese yazivuga ntabwo ujya ubona abashumba mu rugo ko bavuga izo ndimi. Yes, reka nizere ko mumeze neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi, abari hano mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko abaherereye mu karere k'ibiyaga bigari. Yo mutanga ibitekerezo ku biganiro ndetse n'amakuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho, biduha courage ndetse n'imbaraga zo kugenda tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye. Kandi nkibutsa ko ushobora kugira uruhare mu biganiro tukugezaho unyuze ku rubuga wa@kigali-connect.com cyangwa se ku zindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo Facebook, Instagram, LinkedIn, X hose ni Kigali Connect, ugakora follow ndetse na TikTok kugira ngo ujye ubasha kuba update, ubashe kubamenya byinshi bigiye bitandukanye. Turagarutse ariko navuga ko ngarutse mu nkuru navuga itari nziza, ntabwo ari inkuru nziza yo kwirata, ni inkuru ijyanye n'ikiganiro uwitwa Supermanager yakoze nyuma y'inama y'umushyikirano yabaye ubwo yari yitabiriwe n'abayobozi batandukanye ndetse iza no kwitabirwa n'abarimo Scovia ndetse n'uwitwa Bruce Melody. Nyuma y'iki kiganiro cyangwa se nyuma y'inama hagiye haba ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye ndetse benshi bagashima uburyo uyu muhanzi Bruce Melody yitwaye, aho yanavugiye abakoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko bakoresha TikTok cyangwa se Facebook, Instagram ndetse na YouTube, by'umwihariko kuri YouTube aho u Rwanda rutari monetize bisaba kugira ngo ubashe kuba wajya kwaka ubwenegihugu ahandi kugira ngo ubashe kuba wakwemererwa iyo monetize, kandi nubwo iyo monetize iyo tunayemerewe ntabwo ubasha kuhakora amafaranga afatika, kuko buriya abantu bo kuri YouTube cyangwa se ku zindi mbuga bari monetize binjirizwa amafaranga n'ababareba ariko bari ku migabane yo hanze batari hano mu Rwanda, kubera ko mu Rwanda vizi zo mu Rwanda babizi ku ma YouTube ntabwo zihemba, ntabwo zinjiza, niyo zinjiza duke cyane. Yes, hanyuma uyu muhanzi Bruce Melody atanga igitekerezo asaba imbere ya Perezida Paul Kagame, asaba ko ibigo bikora ubucuruzi kuri internet cyangwa se aya ma platform nka Meta ndetse na Google n'ibindi bigo ko byagirana ibiganiro kugira ngo u Rwanda narwo rwemererwe monetize, kugira ngo n'abakiriyeta by'umwihariko nk'abahanzi, buri buhanzi buragora mwuka byaramwe uzi nko gukora indirimbo igutwaye miliyoni 10 ukayicuruza ariko ntukuremo na miliyoni 1, iyo mvuze ni nyinshi cyane, rero bica intege biranagora cyane. We nk'umuhanzi ku giti cye yabivuze agira ngo arebe icyo leta yakora kugira ngo ibi bintu bibashe kuba byakemurwa ndetse abantu babashe kuba babona amafaranga, by'umwihariko nk'urubyiruko rubashe kuba rwakura amaboko mu mifuka, kubera ko buriya mu Rwanda narwo u Rwanda rusigaye ari rumwe mu bihugu bifite urubyiruko rukoresha internet cyane. Murabizi nta nubwo mubindusha ugiye kuri TikTok n'umwana ukivuka abayikoresha, ariko nanone nk'ababigize umwuga nibo yavugiraga bakora ibintu mu buryo buri professional nk'umuhanzi cyangwa se abanyamakuru bakorera ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Ni n'ikibazo yavuze ari kumwe n'umunyamakuru Umutesi cyangwa se Mutesi Scovia, aho uyu munyamakuru navuga ko buriya yari bukibaza sinzi, ariko Bruce Melody yabajije iki kibazo ndetse n'uyu munyamakuru nawe ukoresha imbuga nkoranyambaga nawe uzi umumaro w'iki kintu. Hanyuma abantu benshi bashimira
uyu muhanzi kubw'ikibazo yabajije kandi ikibazo gifatika cyane, aho yavugiye abantu benshi kubera ko u Rwanda ruramutse ruri mu bihugu biri monetize, urubyiruko ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bashobora kuba bakwinjiza amafaranga kandi afatika. Buriya bantu banjye munkurikiye, abantu tugira impano zitandukanye. Nabagira impano yo kuvuga, nk'ubu ngubu njyewe ndaza nkavuga kuri mikrofone cyangwa se nkavuga njyewe nkinjiza. Ibyo ngibyo ni impano, ntabwo ari umuntu wese ushobora kuza ngo avuge abashe kuba yakwinjiza. So rero ababikora nanone ariko bakabikora mu buryo buri professional, mu buryo buri kinyamwuga, badasenya, badatukana, babikora mu buryo buri kinyamwuga, abo ngabo nibo yavugagaho ndetse yibandaho cyane ko nabo bakwiriye kubona monetize kugira ngo babashe kuba batera imbere ndetse binjize. Iki kibazo si cyiza, iki kibazo yabajije si ikibazo cyiza cyane, ndetse buri muntu wese yabaza ari imbere ya perezida, cyane cyane nk'umuhanzi, cyane cyane nk'umunyamakuru. Ni ikibazo ushobora kuba wabaza. Nyuma y'iki kibazo cyiza rero hagiye hagaragara ibiganiro bigiye bitandukanye, abantu benshi bagenda bavuga ko uyu muhanzi kabisa yakoze ikintu cyiza cyane. Mu bantu barenga ibihumbi bashimiye uyu muhanzi, habonetsemo umuntu umwe ku ijana wamunenze. Wamunenze avuga ko ari ubujiji ndetse atigeze yiga ibingibi yabajije, atakwiriye kuba yabibaza. Nyuma yo kumuvuga nabi ndetse no kuvuga ko ari injiji, atigeze yiga, ndetse ko ikibazo yabajije kidakwiriye ari cy'abantu b'injiji, yahise ahamagara inkotanyi cyane twemera cyane, nyakubahwa utuma twishima minisitiri w'urubyiruko, amuhamagara amubwira ko bakwiye kwiga ku kijyanye no kwigisha urubyiruko kugira ngo babashe kuba bagira ubwenge. Yes Minister, mwiriwe? Mwiriwe neza. Ni super manager muvugana. Nituma twishimye. Yego super. Sasa nagira ngo nsabe Yego. aba bahanzi ko ari wowe ubashinzwe. Yego. Washatse uburyo mushyiraho semina mugatangiza amahugurwa, ikintu cy'ishuri cya education ko bakibura. Barabaza ibibazo cyangwa se hari ukuntu ubona batangiye kuduhagararira neza. Yego batangiye kwambuka umupaka, ni byiza, ari music, ari na filmu zacu cyangwa se ari n'ibindi, ariko ishuri riracyabura abahanzi benshi cyangwa se abantu bakora bari muri izi media zacu. Ishuri riracyari hasi Minister. Ibyo turimo turabitekerezaho. Biri mu nzira. Nuko ndi mu kanama naza kuza kuvugisha. Uramvugisha sawa, ariko mubirebeho turacyafite. Turimo turabitekereza rwose, biri mu nzira. Sawa, turacyafite ikibazo rwose cye bujiji mu bantu bakora media. Sawa. Abantu bakibaza ngo iyi shyari ni bwoko ki rishobora gufata umuntu usanzwe agahamagara umuyobozi twuba dufatiraho urugero amubwira ibintu by'ubugoryi bimeze gutya. Abantu bakavuga ngo ibi ngibi birengeje level cyangwa se birengeje igipimo cyo kumenyera cyangwa se cyagasuzugura. Ubundi jewe nakuze nubaha ubuyobozi, nakuze numva inkotanyi arizo kubaha, ndetse n'ubu ngubu nizo kubaha bitewe n'ibikorwa bigiye bikomeye zakoze, zabohoye igihugu, zagize ute. Nabonye none yahamagaye ngo minister, yahamagaye ngo ku murongo wa telefone, ndavuga numvishijwe numva siwe. Abahungu bamwe bikira. Nahise mvuganisha, umva ko bavuga none ngumva ko dutinyuka. Buriya zikosa rya mbere ryari baho hano Patrick, mbikubwira ari nk'ibanga se cyangwa bivuge ku mugaragaro? Oya, bivuge ku mugaragaro n'abandi bumvireho. Mbivugire ku mugaragaro n'abandi bumvireho. Buri ikosa rya mbere ku isi yose, si mu Rwanda gusa, ariko noneho hano ho bikaba biba karusho cyane kuko uranabihanirwa iyo utangiye kubahuka abayobozi. Uri kumva? Yego. Ugatangira kubakinisha ibintu bya za pranka n'ibintu byo kubakaraga ngo bibaze nk'umuntu witabye atari ministre, utangiye kubakaraga nk'utumari imana, no kwitira inzego ubimubwira ibintu by'ububono, no kwitira inzego nkabiriya rwose mbintu muvandimwe super manager yakoze. Nta nubwo nabira wahamagara ministre ubimubwira yemwe n'umuyobozi w'umudugudu ni wahamagara umubwira biriya no kwimana ni byinyi nkubwira Patrick, biriya na chef de classe w'ishuri ntabwo ushobora kumuhamagara umubwira ibintu nkabiriya. Abantu benshi bakaba bari kuvuga ati uyu
umusore akwiriye guhabwa ibihano ndetse na gasopo idasanzwe. Twagiye tubona abasore bagiye batandukanye barimo Fata ku mavuta, Jihad ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagenda bahabwa gasopo nyuma bakaza gufungwa. Rero gasopo uyu musore kabisa yahawe ni nyinshi cyane. Murabizi ko ni kenshi yagiye asaba imbabazi bitewe n'ibiganiro agiye akora bigiye bitandukanye. Si n'ubwa mbere, si na Bruce Melody bafitanye ibibazo gusa, ahubwo na Scovia, aho avuga ko ngo atigeze agera no mu ishuri ndetse na biriya bintu byo kujya ngo mu mashyamba ndetse no gukorana ibiganiro n'inyeshyamba nawe ngo yabikora. Wenda ibyo ngibyo sindi buze kuba nabigarukaho cyane, ariko ikintu gihari ni uko urubyiruko dukwiriye kubaha abayobozi baba batuyoboye, by'umwihariko aba bayobozi bakomeye cyane tuba tugomba kubaha agaciro ndetse no kububaha, kubera ko hari byinshi baba barakoze kugira ngo bagere aho bageze, ndetse hari byinshi baba baduhereza kugira ngo tubashe kuba twagera kuri success.